Yari intwari, yari umutabazi, yari urumuri, yari igicumbi, yari umurinzi, yari atunganye. Yari intwari kandi yari umukozi w'igihugu. Ntitwamubuze ahubwo twungutse urwibutso. Ntitwamubuze ahubwo twabonye urugero. Ntitwamubuze ahubwo dusigiye umurage. Ntitwamubuze ahubwo dutojwe ubutwari. Kabandana yari intwari, yajya ariko ntituzamwibagirwa. Kabandana yari intwari, yajya ariko nazasibangana mu mitima yacu. Uyu ni inkuru idasaza mu mateka yacu, ni urupfu rudasiga icyasha. Ikaze mu kiganiro cyacu cya none, tukaba tugiye kugaruka ku byiza nyakwigendera Liyetona Innocent Kabandana yakoze n'ibyamuranze mu buzima bwe agihumeka umwuka w'abazima. Njye nitwa Justin Mind, nawe umenye ko bigenda. Twisanga byabaye nk'imvura idatuye, umunsi ugacana ariko ukazima, ijoro rikadutaramira ridutunguye. Yari inkoramutima y'igihugu, umurinzi w'umuco n'imbibi. Yitangiraga igihugu adacogora, abana n'ababyeyi bakaruhuka bamwiringiye. Yasize umurage w'ubutwari, amateka ye akomeye kurusha urupfu. Aho yanyuze haraturwa, hagahesha ishema abahatuye. Aho yagaragaye hagahora urumuri. Ntituzi uko Imana itora, ariko itora abatoranyijwe. Iyo yihamije umutima utaryarya, iyi si ikamubura, ariko ijuru rikamubonera icyubahiro. Nubwo yapfuye sintabwa, ni urwibutso ruri mu mitima yacu, ni igisingizo cy'iteka ryose. Intwari ntizijya zipfa ngo zibe umuyonga. Ayiwe, reka dukomeze gato mucire ku mayange y'ibyiza byinshi navuga ngo ndondore iyi ntwari yakoze. Amateka n'urugendo rwa Liyetona General Innocent Kabandana. Navuze byinshi, narondogoye, ariko sinari nageze ku cyatuzinduye uyu munsi. Ariko reka mubwire ko igisirikare cy'u Rwanda RDF cyashigeshejwe n'urupfu rwa Liyetona General Innocent Kabandana, umwe mu basirikare b'inararibonye b'intwari bafashije mu rugendo rwo kubaka igihugu gitekanye. RDF yemeje ko yitabye Imana kuwa 7 Nzeri 2025 mu bitaro bikuru bya gisirikare bya Kanombe azize uburwayi. Mu itangazo ry'igisirikare hagarutswe ku kababaro igihugu cyose cyatewe n'urupfu rwe, ndetse RDF yihanganisha umuryango we, ishimangira ko roho ye izahora isabirwa kuruhukira mu mahoro. Urugendo rwe mu gisirikare n'itangira ry'ubuzima bw'intwari. Liyetona General Kabandana yinjiye mu rugamba rwo kubohora igihugu mu ntangiriro z'icya 1990 nk'umusore wari ufite icyerekezo. Yifatanyije n'ingabo zari zatangiye urugamba rwo guhashya ubutegetsi bubi, ari nako yiyemeje guharanira ubumwe n'amahoro mu Rwanda. Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu cya 1994, yari mu basirikare bagize uruhare mu guhashya abicanyi. Ahagarara nk'umwe mu basore bagaragaje ubutwari bwo gucungura igihugu, amashuri n'ubumenyi. Kabandana yari umusirikare utaritiranyaga umurimo w'intwaro n'ubumenyi. Yagize amahirwe yo kwiga mu mahanga, aho yakwimamya bumenyi ya Masters of Business Administration muri Oklahoma Christian University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byamufashije kuba umuyobozi utekereza neza, ukiri imbere ubushishozi no gucunga neza inshingano n'imirimo yakoze. Mu myaka irenga 30 yakoreye igihugu, Liyetona General Kabandana yakoze imirimo itandukanye igaragaza ubwitange bwe no kudahwema kuba ku isonga. Yayoboye Special Forces za RDF, ingabo zidasanzwe zifite inshingano zihariye. Yabaye Chief Instructor mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako, atoza abasirikare bashya indangagaciro n'ubutwari n'ubunyangamugayo. Uyu kandi yayoboye ibikorwa bya Civil Military Affairs ku rwego rwa brigade, ashyira imbere ubufatanye hagati y'abasivili n'abasirikare. Yabaye kandi Chief of Logistics ku cyicaro cya RDF, ashaka ibisubizo byo kubungabunga ibikoresho n'ubushobozi bw'ingabo. Yabaye kandi Chairman of the Military Tender Board, akurikirana imishinga y'ingabo n'ikoreshwa ry'imari mu budahemuka. Yabaye Commander wa Gako Military Academy, ndetse anayobora Rwanda Peace Academy, aho yatoje abasirikare bo mu Rwanda n'abo mu mahanga. Yabaye Defense Attack muri Ambasade y'u Rwanda i Washington DC, aho yahagarariye igihugu mu buryo bwa diplomasi ya gisirikare. Yabaye kandi n'umwe mpuzamahanga nka Deputy Force Commander muri Sudani y'Epfo. Yagize uruhare kandi mu guhashya iterabwoba muri Mozambique,
Mu kwezi kwa Nyakanga 2021 RDF yoherejwe muri Cabo Delgado mu gihugu cya Mozambique mu bikorwa byo kurwanya inyeshyamba zayoguje abaturage. Kabandana yari ku isonga muri iyo Joint Task Force ayobora ingabo z'u Rwanda mu gufasha guhosha iterabwoba. Iyi misiyo yagize akamaro kanini, abaturage basubijwe mu midugudu yabo, ubutegetsi bwongera kugera mu duce twari twarigaruriwe, by'umwihariko mu mujyi wa Mochimboa da Praia wari warahindutse indiri y'umutekano muke, dore uko Innocent Kabandana yagiye azamurwa mu ntera kubera ibikorwa bye by'indashyikirwa muri Mozambique no mu zindi nshingano. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yamuzamuye mu ntera mu kwezi kwa Nzeri 2022, amuha icyubahiro cyo kuba Lieutenant General. Imirimo yindi yakoze, Kabandana kandi yigeze kuba Head of Operation muri Republican Guard, ishami ririnda umutekano wa perezida n'umuryango we. Yanabaye mu buyobozi bwa Reserve Force, yongera kugaragaza ko yari umusirikare wizerwa kandi ushoboye. Urupfu n'agaciro k'ubutwari bwe. Lieutenant General Kabandana yari amaze igihe arwaye kugeza ubwo uburwayi bwamuhitanye muri Nzeri 2025. Urupfu rwe rwashenguye benshi kuko yari agihanzwe amaso nk'umuyobozi ufite ejo hazaza mu gisirikare no mu rwego mpuzamahanga. Urwibutso yasigiye abanyarwanda n'isi muri rusange. Urwibutso rwa Kabandana rugizwe n'ibisanzwe bihabwa intwari. Urwibutso rwa mbere n'urukundo n'ubwitange ku gihugu, yaharaniraga inyungu z'u Rwanda mbere ya byose. Urwibutso rwa kabiri ni ubuyobozi bw'indashyikirwa, yicishaga bugufi ariko akagira imbaraga mu byemezo, akubaha abayobora kandi akabatoza gukunda umurimo. Urwibutso rwa gatatu ni amahoro n'umutekano mpuzamahanga, yatanze umusanzu mu butumwa bwa Loni n'ibikorwa byo kubaka amahoro muri Afurika. Urwibutso rwa kane ni isomo ry'ubumuntu, yamenyekanye nk'umuntu wicisha bugufi, ubaha abandi kandi wizerwa. Urwibutso rwa gatanu ni umusingi w'igisirikare cy'umwuga, yasize RDF ifite indangagaciro zo gukorera igihugu mu budahemuka. Lieutenant General Innocent Kabandana yari umusirikare w'intangarugero, intwari y'igihugu n'umusanzu we mu kugarura amahoro mu karere no ku isi yose bizahora byibukwa. Uyu azahora yibukwa mu mateka nk'umwe mu basirikare bafashije u Rwanda kuva ku rugamba rwo kubohora igihugu, guhashya jenoside yakorewe abatutsi, kugeza mu bikorwa byo guharanira amahoro mpuzamahanga. Urwibutso rwe ruzahoraho nk'isomo n'umusingi ku basirikare n'abanyarwanda bose muri rusange. Reka nkushimire wowe ukomeje kubana natwe, nkusaba gukora subscribe, share, comment kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi. Nge wakugezagaho ibi byose nari Justin Mind ha Lerimana.